akimisi teruye nikaremera kuryivuguta nta n'umuvuba. Menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago. Dore abarozi babaye uburo buhuye, bararoga bagacisha bakarogesha, batuma inkuba, batuma imbeba, batuma amapusi, batuma ibinyugunyugu, batuma amasazi yo muri tuwarete, batuma imbwa zigasozi, batuma ingwe, batuma inzoka, batuma ibihunyira n'ibindi byinshi. Baroga inyatsi, baroga umwiryane mu muryango, baroga ubusambanyi, baroga abasore n'inkumi bubaka ingo, baroga abana ntibagire ubwenge mu mashuri. Ni umuvuzi gakondo uvura Kinyarwanda kandi by'umuco. Ngwino muganire mudasobanya, muhana igihango akuvurire, uzamuhigure wakize. Ubuvuzi nyarwanda si ubwejo, sinzaduka agahugu katagira umuco karacika. Renga wirengere umbaze nkubarize, intabaza irira ku muziro, ukurutabaza ugasaza utamenya. Uruhereko ntirwica ahubwo rurafata. Reka tubahe ikaze abadukunda n'abadukurikira, tubahe ikaze mwese, duhoberane namwe. Guhoberana bikura ibicuro ku mutima. Imana ntipfa ihoraho, ubukumi nibukwanga uzapfuke itako, mu gihe amatako y'umwari yabaye amatangazo. Ubusore bwawe bupfuye ubusa, inshuti magara nifite akuka. Impamvu nuko igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi, ijuru rizaguhemba. Wima umuto abayimye umukungu. Ntukarye amanwa aho wakavuze, ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Ntukirate ibyo wagezeho, ahubwo uzajye wirata abakene wakuye mu bukene, cyane ko ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Tubahe ikaze mwese abari mu Rwanda n'abari imahanga, mwese tubahe ikaze kandi tubashimire cyane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tubavuge nzabirinda, ariko MC yuvuga izina, ariko yewe nituzabirinda MC. Oya nanjye nivuze, ariko ni courage ubu ufite cyane. No ahita wivuga ninjye nituzabirinda komera cyane, tuzafatanya. Okay, ariko uyu munsi wabyukanye courage nyinshi cyane. Umunsi wabyukanye courage, ariko iheri kiri kurya umuntu neza cyane. Ariko nanjye ndikumva ariko biri cyangwa imbaraga. Ariko mu Rwanda nta mvunja zikiya, bazita imvunja. Oya zaracitse ari n'ahantu bajya bavuga zaribasiye cyane ruguru iyo ngiyo. Hajya ni gabanya amagambo naho zikiba. Reka tubereke oya ubu ntaho zikiri. Imvunja zaforomaga umuntu cyane, tambika ikirenge ukavuga uti ninde unyuza, basanga kinakomeye cyane. Ariko reka uyu munsi tubereke ko bigo byararangiye. Oya ariko akamyeho karavugwa. Ni nayo mpamvu turi muri tubavuge. Uyu munsi waguha ikizamini ngo ushaka umuntu urwaye imbaraga sa kuri ubutaka bwo mu Rwanda, wamubona? Umva niyo bakubwira ngo urabona igihembe kiniki, ntabwo niyo bagutegera bakaguha igihembo, ntabwo wapfa kubabona rwose. Ariko ubundi harya inda n'imbaraga si igikuru ni ikihe? Igikuru ni imbaraga. Oya ntibyada igikuru ni imbaraga. Igikuru ni imbaraga. None se igikuru ni inda. None se inda si yibyara imbaraga. Reka tubifate gutyo, wowe hari uko bisobanukiye. Nyine ariko ko numva wajya ngo nawe ubizi ibyo bintu. Inda niyo ibyarwa imbaraga sa niyibyarwa ni MC. Reka tubireke uyu munsi n'ahantu bikiri, reka tubyihorere twigire mu byacu muri tubavuge. Uyu munsi twongere kurinde. Uyu munsi turavuga kuri Clarisse Karasira. Yego, Clarisse Karasira wakoze byinshi. Baba we uyu we turamuvuga duhereye he? Hari abantu benshi bakumva bazavuga Clarisse Karasira, ariko turaza kubaza abantu ngo Clarisse Karasira aramutse apfuye kuko azapfa. Bibiliya nivuga ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. MC uyu munsi reka dutangire twisuhuriza abakunzi bacu, dutangire twisuhuriza abakunzi ba Karasira. Uyu munsi dutangire tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi cya tubavuge. Uyu munsi wa none tubifurize kugira amagara mazima, tubifurize kuba ku murongo mwumva ikiganiro cyacu, mwumva ikiganiro kigendanye na Clarisse, mubasha kubisobanukirwa neza kurushaho. Clarisse Karasira n'umuhanzi, twavuga ko n'umuhanzi, n'umunyamakuru, yakoze byinshi kandi bishimisha imitima ya benshi, by'umwihariko aho yakoze indirimbo aramenyekana nk'uko umurabyo
wigaragaza kuko umurabyo buriya ni ikintu kigaragaza muri make yarihuse kumenyekana nk'umurabyo uburyo umurabyo agace kose muri muyurabije inkuba ihita ikubita ariko ibanzirizwa n'umurabyo kandi wa murabyo wose aho waba uri kereka ubaye wihishe mu ishuka burya umurabyo ubasha kuwubona ngo yihishe he kereka wihishe mu ishuka kuko utavuze mu mwobo se reka mu mwobo burya naho hari igihe umugusangamo waba uri inyaga Kararisa Karasira rero tugiye kubabwira ariko nanone twibaza ngo ese Kararisa Karasira tugiye kuvuga wowe uramuvugaho iki wowe yakugejeje kuki umuziki wagukuye wakugejeje he ese hari iterambere wagize ukuye kuri Kararisa Karasira yakoze indirimbo nyinshi my friend yakoze indirimbo nyinshi cyane ese waba warungutse byinshi muri wowe waba hari byinshi yagukanguyeho bimeze bite akakanya umukundira iki akakanya watubwira ese ukunda ijwi rye ukunda imyambarire ukunda indeshyo ukunda ibitekerezo byiwe bikubiye mu ndirimbo ziwe nimba umukunda se wamukuyeho iki yego cyangwa urateganya kumukuraho iki urubyiruko rwinshi usanga muri kino gihe bavuga ngo barashomereye Kararisa yakoze umuziki ariko buriya wari uzi ko ndi umugabo wo kubihamya bya nyabyo ariko uyu musi ni wowe ni ariko uzi ko birashoboka indirimbo ye yitwa Gira Neza ariko birashoboka ariko ntabwo ari we mugabo nabonye wari wambaye isengeri urimo igituza cy'ubunihira ntuvuge ibindi ni njyewe nandi kumwe n'abahungu benshi ndetse nizera ko harimo uwo tuzavuga n'umuhanzi w'umuhanga cyane bamwita Sengabo tuzamuvugaho cyane batarapfa abahungu nabo bivuze ngo akakanya nawe nafata akakanya nawe ndavuga Kararisa ariko nawe ndakuvuga ubu nawe ndi kukuvuga kuko uri kumwe na Kararisa oya nushaka umvuge usibe kumvuga nk'uvuga ubugari yego oya ntago ari cyo cyanzanye hano nawe mvuga nabi mvuze nabi byo ntabwo oya ndakuvuga neza nta bibi nawe reka tuvuge Kararisa Karasira yego Kararisa Karasira wakoze indirimbo yitwa Gira Neza indirimbo yakunzwe n'abatari bake cyane kunzwe n'abantu benshi Gira Neza ariko iryo jambo rikuryumva ndabyumva cyane abantu bige gukora imiziki ni ijambo rikangura abantu rikora ku mitima y'abantu rwose Gira Neza ni ijambo ni rusange umuntu wese waba ufite umutima wo gukunda waba ufite umutima wo kuba wakangukira kugira urukundo muri we byamwungura byinshi Gira Neza ni indirimbo ye yakoze cyane akora indirimbo yitwa Ntizagushuke yarakunzwe my friend yarakunzwe kandi nawe wagira amahirwe nko gukundwa nka Kararisa uko bimeze kose uko byumva MC watumindi none reka nkubwire nihuse indirimbo yakoze nubwo ntazivuga zose ariko reka nguhitiremo nkeya nakubwiye ko yakoze Gira Neza yakoze Ntizagushuke yakoze Komera yakoze Twapfaga iki yakoze Ubuto yakoze Imitamenwa yakoze Kabeho yakoze uzibukirwa kuki yakoze Urukundo Ruganze yakoze Mwana w'umuntu yakoze Urungano yakoze Rutaremara yakoze Njye Nawe afatanyije n'umusore witwa Karabo K'Imana ufite ubumuga bw'uruhu indirimbo za Kararisa Karasira ni nyinshi izi ndirimbo ni nyinshi cyane ariko iyi ngiyi yo ushyizeho Njye Nawe ya nyuma niyo twavuga aka kanya ndavuga yuko iyi ndirimbo yashyizemo Njye Nawe ntago ari umusore yavuga ngo yashyizemo Karabo K'Imana ariko indirimbo yitwa Njye Nawe ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake ariko banabona ko uyu mukobwa no mu buryo busanzwe n'umuntu uzi kubana n'umuntu uzi kubana n'ufite amagambo meza yo kubana n'abantu n'umuntu ubona yuko ibyo akora n'ibyo avuga rwose bihuye ari ibintu twavuze kuri King James aho yakoranye indirimbo n'umukobwa hariya mu misozi y'akarere ka Nyabihu yego umukobwa nawe ufite ubumuga bw'uruhu Karabo K'Imana mu by'ukuri nakubwiza ukuri ko aba bahanzi ni abantu badasanzwe kimwe n'abandi bakoze byinshi nta nubwo abantu bahurira ku kintu kimwe ariko twe turi kureba ngo aba bantu kuki tubundi tuvuga abantu kuko bapfuye nyamara barakoze byinshi barakoze bakagombye kubavuga nabo bakiriho kugira ngo nako kantu nabo kaba motive ko bakora neza bakorera abantu muri oya noneho ariko uzi gukora ugakora ariko utazi ngo abantu babifata gute yego rero ntawe ukushime ntawe ukubwira ngo uyu muntu abifata gute aranyumva gute kino gihe tugezemo mu by'ukuri aho urubyiruko rwitwaza ko rwabuze akazi umuziki wabeshaho umuntu reka turebe Kararisa Karasira mujye kuri YouTube channel byibura urebe indirimbo ye yitwa Ntizagushuke urebe yitwa Gira Neza imaze imyaka ingahe uyu munsi Kararisa Karasira
wenda nubwo tutamenya ngo konte ihagaze gute ariko Clarisse Karasira ubwirwa ubahagaze ati ni umuntu wageze kuri byinshi uko tumwumva mu gihe gitoya igihe yaba yarahereye ni igihe gitoya cyane kandi turakeka ahantu yatangiriye nawe aka kanya wahatangirira karaciriritse nawe aka kanya uri hasi wibereye muri karitsiye aho ngaho wahaguruka ukatangirira MC hagati y'umusozi wa Kabuga n'umusozi wa Muyumbo mu gishanga gihari niho yakoreye indirimbo ya mbere yitwa Gira neza ariko uyu munsi Clarisse Karasira nakubwiza ukuri ko yubatse imitima ya benshi yatumye abantu biyumvamo kuba bakora umuziki yatumye abantu bajya mu rukundo nk'aya ndirimbo yenda kubwiye ivuga ngo urukundo ruganze hari n'indi yavuze ati twapfaga iki yagiye yerekana ibintu byinshi abantu bapfa by'amafuti ese MC aka kanya twavuga ku bakunzi biwe ndakeka abakunzi be ntago ari urubyiruko gusa kuko nk'iyi ndirimbo ushyizemo urukundo ni ibintu bireba umuntu wese muri rusange wari we wese kandi turabizi neza ko ushobora kuba ufite impano yawe hari aho wakomeje kuyipfukirana ariko aka kanya mu myaka yawe ugezemo ukaba n'ubundi wakongera ukayubura kubera uyu muhanzi Clarisse yakongera akayubura kandi twebwe tubwira abantu ko buriya umuhanzi iyo yahanze arakwigisha iyo ushaka kwiga uramwigana kandi ukabaho uramwigana rwose yakazamuka twabonye ejo bundi ko wayurasha nk'uwagize nk'uwaburaye MC erega nawe mba navutse cyane disi mba navuze gutogota watogose nk'amateke natogose noneho rero nibyo nakubwiraga reka turebe ako birashimisha rero gutogota biranshimisha kuko mba mvuga ibintu nanjye binshimishije cyane kubera aba bastari bacu nukuvuga ngo impamvu tubavugana ndiho nkubwira nti wabonye ko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariho yiyamamariza kongera kuyobora iki gihugu abahanzi benshi barakoze kandi ntekereza ko aho babashije kugera mu bice bitandukanye harimo abana bafite impano nk'iz'abahanzi abenshi bagize n'amahirwe yo kubabona amaso ku maso mu bitaramo bagenda bakora hirya no hino ariko kiriya gihe byabaye akarusho ntekereza ko nimba ukunda umuhanzi ukaba warakunze n'ibihangano bye ukaba wowe utabibyaza umusaruro abaproducer barahari bazi gukora indirimbo nziza twarabivuze barahari mu kiganiro cyacu tubavuge turagira ngo nawe tukubwire ngo ni byiza ko nimba ukunda umuhanzi gerageza umwigane genda nawe ukora umuziki ntushishurize cyakora wenda bashobora gukora cover nukora cover nta kibazo ariko genda nawe ukore umuziki none se utekereza ko hari urukingo rudasanzwe rwamugejeje aho yageze oya ntarwo nijwi giye nawe urarifite wowe aho wiyicane muri karitsiye yawe iyo wicaye mu cyumba cyawe cyangwa se iyo utembera mu rugo hari ukuntu ujya wumva ukangura ijwi ryawe ukumva ririmo gukubwiza ukuri wari uzi ko gukora indirimbo nta n'ibintu bihambaye kugeza uyu munsi wese usibye nk'abaproducer bakomeye nk'aba Faizo bamaze kugera kure cyane kandi urwego rwabo nyine rurumvikana hari aho yavuye nabo ni bya bindi tuvuga umuntu wese arakura ariko hari abaproducer twavuze ko bahera ku mafaranga make kandi akagukorera ingoma ntabwo mu by'ukuri umuntu ukora umuziki ashobora kuba arangije kubyiga atashaka ibintu bihanitse avuga ati reka mpere kuri bikeya nizamukane n'abandi dukeya umpaye nanjye ngufashe uzamuke nanjye ngire gute nzamuke noneho rero no gukora video hari abahungu bazi gukora video kandi bataguciye n'amafaranga menshi hari ubwo rugira gutyo ugakora indirimbo mu buryo bwawe bworoheje ku dufaranga dukeya wenda wanagujije n'umuntu cyangwa wanakuye n'iwanyu ukabwira nyoko cyangwa ukabwira so cyangwa ukabwira uwo muvukana utifasha waza wakora indirimbo my friend igatumbagira none se ubu ngubu Clarisse Karasira yakoze indirimbo ya mbere abantu barayumva akubitamo iya kabiri igihugu cyose gitakimumenya n'amahanga kandi noneho kiragiye mumenye ko atangira nta bintu by'ikoranabuhanga byari byakazamuka cyane ngo azamukira ku ikoranabuhanga avuga ngo ibi bintu nibyo binzamuye we yazamuwe n'ijwi ryiwe azamurwa nuko akunda impano yiwe agomba kugumeza kuyisigasira ikazamuka ikagera higera nukuri nawe aka kanya rero nagusaba nk'umukunzi we ubasha kumva ko wamwigiraho ukaba wumva ko wumva indirimbo ziwe zikakunyura ntuzumve gusa hari abantu bumva gusa ariko ntabe yashyira mu bikorwa yewe ntabe yashyira mu bikorwa hari ukumva ibyo avuze nimba wenda avuga ati twapfaga iki
aho ngaho ibintu bijyanye n'urukundo ko kukibaza ngo ese umuntu dupfa iki sibyo nimba avuze ati urukundo ruganze wumva urukundo icyo ari cyo wumve nawe buri kintu cyose yakoze indirimbo nyinshi reka buriya hari izo tutavuze ariko Kararisa rero umusireka nkubwire ntanabwiye n'abantu wenda abakunzi biwe bo ndabizi ubu barandusha ariko nta wundusha nanjye nta wundusha nta muntu wadusha kumukunda kubera ko hari ibintu byinshi abashije kubaka mu yego hari ibintu byinshi abashije kubaka mu banyarwanda abasha gukora ibintu byiza byinshi akavuga amagambo yubaka ashobora kubaka umuturage w'igihugu akaba yagukangura nawe ukumva yuko buriya abahanzi ni nayo mpamvu igihugu kibashyira imbere bakora byinshi kandi baratwubaka cyane bakora byinshi kandi byiza ndetse mu by'ukuri n'ubwiza burya umuziki urwaza n'umuntu ukabona nubwo yaba nta murwaza afite neza rwose agakira cyane rwose ariko uzi kuba uri mu nzu itarimo radiyo ngo wumve indirimbo ya Kararisa Karasira urwaye MC birababaza uba wumva mbese sinzi muri wowe uba wumva ari bwo tuzabirinda ngewe ndakubwiza ukuri iyi ndirimbo ya Kararisa Karasira ntizagushuke ni bangahe bari bameze nk'abari gushukwa n'ibyisi bahora baryana ni benshi cyane ariko yagerageje kugira gute agerageje gukora akora indirimbo koko iragenda yubaka imitima ya benshi aka kanya niyo mpamvu rero nimba koko nawe yarakubatse nkuko nanjye yanyubatse yego nimba yarakubatse nkuko nanjye yanyubatse aka kanya niyo mpamvu nagushishikariza nakubwira ngo gerageza ikubake ariko hari naho igukura hari naho igomba kuko bimeze burya mu by'ukuri iyo wagendeye ku muntu ukashima ibye ukabireba ukabikora kenshi biragufasha ntabwo twabura kuvuga ko burya ntabwo abantu bakunda umuntu bose yego Kararisa Karasira hari n'abatamukunda ndetse mu gihe yari ari kuri Flash TV nk'umunyamakuru ni naho twabonye aka audio ke ka mbere nako agashoti gatoya kuwa mucurangiraga kuri gitara ko ntibyabuzwe kuvugwa ko Kararisa Karasira yagiye abumuhemu bakavuga ko yabaye umuhemu aho agirana n'abantu amasezerano akayahindagura ariko mu buzima busanzwe burya nta muntu utagira udukosa kandi nanone burya ikosa ry'umuntu ibintu biba bigomba kubaho mu buzima n'akantu kamwe ngiye ntekereza ikosa ry'umuntu mubwire tuzabirinda buriya ikosa ry'umuntu urimenya ari uko mwarikoranye kubera ko uzi impamvu hari umuntu ushobora guhagarika konekisiyo wenda atari uko akwanze ibyo kuvuga ngo Kararisa Karasira ngo ni umuhemu nekereza ko ni ikintu nanjye wamvugaho ni ikintu wavuga kuri ubundi se ninde mukiranutsi hano mu isi aka kanya reka twirebere ku byo yakoze kuko ibyo yakoze ndakeka ibyinshi byakwibanza imbere kuri we ni ibintu byiza byinshi yakoze biranivugira ni ibintu byivugira ni ibintu byigaragaza icyo tubwira urubyiruko ni rukunde abahanzi ni rukunde abakinnyi ba filime ni rukunde abayobozi b'igihugu mbese abantu twita abasitari ubwo rubyiruko noneho nawe nimba yumva ko ari umuhanzi nawe yikunde areba ibyo yagezeho areba ibyo yagezeho avuga ati kuki nanjye ntamwigana kuki nanjye ntagera ahangaha ahaguruke nawe nk'uko yahagurutse anarebe akora research avuga ati si uyu muntu wamugane kuva yatangira gukora yavuye he yageze ibyo bintu abanza akora research biroroshye rero ubanze muri wowe witinyuke ubanza witinyuke kuko burya kwitinya birakavuna umuheto ni nayo mpamvu ako kantu nkakivuze kwitinya buriya ni ibintu bibi cyane ntiwumve turimo kuvuga gutya niyo mpamvu ndimo nshishikariza umukunzi wa Kararisa ahari ko muri wowe nimba ujya utinyuka uri mu rugo iwanyu ukumva cyangwa se wiyicariye mu cyumba cyawe ukumva kubera ko ubuzi ko nta muntu uri buguseke uri kusohora ijwi ryawe wumva ari wowe ukabivuga wumva nta kigutega gerageza rero kwa kundi ubikora unatinyuka ujye public ubikorere muri rusange utinyuke gutinyuka nicyo kintu cya mbere nibyo birakugeza ku byo Kararisa nawe yagezeho buriya iyo wamaze gutinyuka amarembo yawe ubu yafunguye cyane uba wuguruye ariko iyo wakomeje kwitinya nyine uguma aho ngaho urapfukiranwa ukamera nk'aho n'ubundi uri mu gihome nuko nguko bigenda itinyuke wa muntu we dore kuri iki gihe tugezemo ntago ari cyo
gutinya ntago ari cyo gutinya nicyo kugira ngo uhaguruke ugire icyo ukora ukore ibintu byiza byashimisha abantu ukore n'ibigomba gushimisha nawe umutima wawe kandi bikagira naho bikugeza ejo n'ejo bundi nawe ukaba urimo kuvugwa nk'uko turi kuvuga Kararisa nawe ukaba urimo kuvugwa aka kanya niko bimeze tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu tubavuge bakiriho ntekereza ko twariho twivugira ku muhanzi Kararisa Karasira ibyo tumuvuzeho ni bike na gatonyanga mu nyanja afite ibigwi byinshi yewe naho ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aratarama byihame ikindi tutabura kubabwira no kubibutsa nimba ukunda umuhanzi nimba yarubatse umutima wawe nimba indirimbo ze zarakunyuze nimba ushaka gukora cover y'indirimbo ze n'amahirwe ariko wowe nimba umukunda ukaba utaramubyaza umusaruro ngo uvuge ngo ngiye nkunda Kararisa Karasira yewe n'ijwi rye nanjye hari ubwo njyangira gutya hari umwana wigeze kuza avuga ngo bafitanye isano yarakoze nese uyu munsi ntabayeho abayeho aka kanya niyo mpamvu mbwira abakunzi ba Kararisa ngo mumfashe MC reka aka kanya mbwira abakunzi ba Kararisa ngo duhe Kararisa felicitation ko warakoze wakanguye imitima ya benshi n'utarakanguka arakisinziriza urubyiruko nirukuru maboko mu bifuka baze bakora umuziki dufite abahanzi bacyugeranije n'urubyiruko rukunda umuziki aka kanya Kararisa hari abyumve ko tumuvuze tumushimira abakunzi biwe aho bari baramukunza cyane felicitation Kararisa reka tubashimire rero tubifuriza amagara mazima Kararisa Karasira gubwa neza wamfura we ukomeze umererwe neza n'umuryango wawe ngushimire cyane tuzabirinda urakoze cyane MC nawe komeza ugire amagara mazima gira ibihe byiza bituruka ku Uwiteka sawa ciao urugendo ntuzishongo menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago dore abarozi babaye uburo buhuye bararoga bagacisha bakarogesha batuma inkuba batuma imbeba batuma amapusi batuma ibinyugunyugu batuma amasazi yo muri tuwarete batuma imbwa zigasozi batuma ingwe batuma izo batuma ibihunyira n'ibindi byinshi baroga inyatsi baroga umwiryane mu muryango baroga ubusambanyi baroga abasore n'inkumi bakingo baroga abana ntibagira ubwenge mu mashuri ni umuvuzi gakondo uvura kinyarwanda kandi iby'umuco ngwino muganire mudasobanye muhana igihango akuvurire uzamuhigure wakize ubuvuzi nyarwanda si ubwejo sinzaduka agahugu katagira umuco karacika renga wirengere mbaze nkubarize intabaza irira ku muziro ukuru utabaza ugasaza utamenya uruhereko nirwica ahubwo rurafata